Imana irambwiye ngo iguhaye akazi. Nukuri ndakakiriye mu izina rya Yesu. Nukuri Imana igukinguriye akazi kandi uko nukuri. Nukuri pe, nukuri nakariri n'ibimbwiye. Imana igukinguriye amarembo kandi ndumva ijwi rimbwira ngo umuryango wanyu hari umuntu Imana ikuyeho urupfu. Nukuri rakoze Yesu. Hari umuntu Imana akoje ari gena ruhuka undi kwisabato ntago tujya dusenga ku munwa murabizi dusenga ku mugoroba. Kwisabato namwe sibizi mwebwe. Cyari nayabonye message nayibonye igihombi ndayabonye hano. Imana irambwiye ngira kurengeye cyane kandi umwaka urangira Imana ikurupfu muri famiye yanyu. Uzamura Imana icyubahiro. Amen. Cyubahiro ni cy'Imana. Ego Kete yaravuze ngo tuzaruhuke. Ubundi kwisabato ndereka mukaruhuka kwisabato nyine mukaruhuka mugafura mugakora amasuku ko mamaze iminsi kuva kwa mbere mbana namwe hanyuma kwisabato undi ntago tujya dufungura live. Rero hari n'igihe tutazafungura rwose nimubyizere cyane. Ejo rero kandi cyane ko ejo uzabusibuje we. Ejo nta mwarika nkavuka nkasinzira mu ikuvurire nkavuga ni navutse. Ajya mvuga ngo Mana ndashaje. Ejo no umunsi wo kuruhuka. Ejo ubwo nzabone telefone muhamagara muri benshi kandi muzampostinge mushaka amafuta yanjye muposting. Seninde ugira ifoto yanjye ubundi umuntu nk'undi utagira ifoto yagera makoma nabanejeje rata simba nabanejeje ra ubundi mbagira ngo munyiyumvemo twese tuganire duseka cyane rwose watunejeje watunejeje kandi tuba twishimye. Abuze ukuntu Imana ikurinze kurwara amenyo. Imana ishimwe pe ndarwaye Imana ikurinze kugira ikibazo cy'amenyo weho. Amen. Imana ishimwe. Nukuri ko Imana se wabimbwiye. Oya pe. Imana irambwiye ngo ikurinze kugira ikibazo cy'amenyo. Amen. Abandi ko batapinge izina rya Yesu. Utapinge ndikubazamura bikanga. Mutapinge bitarangira batumanuye ubu nuko ari kumanywa ninjoro ntago twaba dufite network. Mutapinge cyane tapi nyinshi tapi buri muntu wese atapinge kirugiye kuvaho. Mutapinge ni mwana kubwa amafaranga byirengagiza byihoreye. Ni mwihangane nyine none se sibyo karame. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. We love you so much. We love you so much. We love you so much. Mami, ugira umunsi mwiza. Mami, mwumve mbibiri banga rero mutari muzi. Ejo anje tuzuzuriza rimwe itariki ndabakopije. Umva mami anje nawe uhari. Hari munsi. Muvuge gaki. Ndabizi hano abana abantu numva. Mami ndaza kubwira. Gusa turagukunda Imana iguhazura me Imana yanjye. Jewe numugisha kukugira mu buzima bwanjye. Kandi ubyumve ko ngukunda uzarambe mami uzarambe. I love you so much. Bari bamugisha. Ndumva nangiye gufashwa ntari niki. Kati Imana guhumugisha mwana wawe. Mami Imana iguha ibifaranga nibyo ukwiye wowe. Ndashaka n'amafaranga byo bitari ibanga. Sinzi ikibazo menshi mami. Sinzi kundi kubwira Imana. Ariko ubu nta muntu nashyiraho nomero weba mukifuriza mama umunsi mwiza kejo mushobora kumubura. Oya we kiretse babisabye. Ariko se mami wacecetse.
oya nabyanze mwene musore umwana w'umutindi kazi tumira nirahira nabyanze Kate ndabyanze aho mami wacecetse Rata abantu bari muri comment. No, I don't know. Abantu bari muri comment bazi ko bakunda mami. Umva. Mureke tugire utuntu twikorera. Nomero ngiye kuyishyira mubikurikira. Oya Kate nabyanze nasinjaga yewe. Nabyanze yewe. Kate nabyanze. Mushimbi yabyanze aba yabyanze. Rata nabyanze. Ninde naringeze hora uyu muntu wo hasi niba ari wayisenge wande muhungu wanjye mbwira nimero so nayo Kati gutuma mvanyurwa ngo babwire abantu muzi ko mukunda mamirata tubikore uri kumva murebe imigisha yirirwa dusabira muri munsi murebe ukuntu yirirwa dusengera please guys ngiye gushyiraho ya nomero yiherwa na 44 Azeketi twagiye bakristo bavandi ni mami wacu mami wavutse tubabarire Keti yambuze cyo mukura buriye mami ibintu birahindutse ngiye gushyiraho nomero mami uriya muntu ushyizeho 079 azera irayisibe yifuza mami akizeho 079 azera aribeshye abantu bataza kwibeshya y'imyutinga nabamusibye mu mwere n'uwacu oya urayigarura yibeshye ni yawe yashyize ariko yashyizemo 9 ni muyihore nyine mujye murakari musabye Imana Diana guys rata abantu turi muri iyo gahunda please tugurire mami wacu fanta ku munsi we abantu turi kumwe muri comment mubinyereke ngiye gushyiraho nimero Aseketi kinura asiwo mami wacecetse koko mbabarira guys rata abantu muri kunyumva mugira ikintu muko ndumva nagusigira pano nkigendera insigire Ngiye ndumva nagusigira pano ariko se mami waretse arata abana ba mami abazi ko mumukunda please mubimwereke